amagambo ya namatiku umunsi uzajya umva ushaka kuvugana nanjye uzagenda ujya witoza amagambo ushaka kumbwira ngo yes twongeye kubasuhuza abakurikiye Miss Kadibi TV. Ahangaha ni muri ihuriro rya Miss Kadibi. Twakiriye abakinnyi bakina muri filime Intambara ya Babiri. Ese mwe abakinnyi mwe mwatangira mwibwira abadukurikiye? Okay, murakoze cyane. Abanyina nitwa Paul. Mazina asanzwe nitwa Shimimana Benjamin. Nkaba nishimiye ubutumire bwanyu. So murakoze. Banyita Maria. Nkaba muzina wanjye asanzwe nitwa Niyigena Eveline. Nkaba nishimiye ubutumire bwanyu. Okay, murakoze cyane kutwibwira. Ndashaka gutangira mbaza Eveline. Mrs. Eveline, ndashaka kubaza muri filime Intambara ya Babiri. Ndashaka ko utubwira scene wakinye gato cyane nk'abantu bakurikiye ugaragaje emotion zawe wakoresheje muri scene wumva wakunze cyane ukina iyo filime. Yego? Umwanya ni wawe. Murakoze. Yewe scene cyane nakunze yo kuganiza abana bari abamukuru wanjye. Kubagira inama byaramfashije kandi numva byanejeje. Ndashaka ko muri make udukora nk'akantu gakinye cyane kakoze ku mutima kandi n'abantu bakunze cyane ku buryo umuntu wese akubonye atabona ko wakinye witwa Maria. Murakoze. Yewe akantu nakunze n'ukuntu umwana wanjye mutoya yaje kumbwira ko mukuru we ari gusomana ku muhanda. Nk'umubyeyi byankoza ahantu birambabaza bituma mubwira nabi. Turashaka ko udurugera bagukurikiye. Niba hari umuntu ugeze kubona filime Intambara ya Babiri, dushaka ko utwereka reaction cyangwa se ukuntu witwaye kuri yo set. Mu gato cyane. Cyane bakunda kwisa mu Kinyarwanda ngo ni acapella cyangwa se mu zindi ndimi. Uhabwa muri filime wakinye twereka uga scene gato cyane. Amasegonda 30 udukorere iyo action. Yes? Okay. Ariko Rose, wari gusomana mu muhanda. Ariko ubu nta soni ku buryo wasomana mu muhanda. Kubona bimisi mwabaye gute? Arambeshyira mama. Barakubeshyira. Ntabwo wasomanye mu muhanda. Yambeshyira. Kumwe mugira ubwenge. Yambeshyira mama nuko. Ndaza kubitekerezaho kandi nzabibona. Uzabona ko yakubeshye. Okay, urakoze cyane Maria. Dushaka kubaza uwo musore muri kumwe yakinyitwa Paul muri filime Intambara ya Babiri. Ese Paul? Filime wakinyemo Intambara ya Babiri. Iryo zina Paul ubona ryaravuye kuki? Iryo zina Paul nanjye narisanzemo gutyo tu. Babonye ari ryo rinkwiriye. Sinzi icyo ryaturutseho nanjye narisanzemo. Okay. Nasanze n'igitwa. Wasanze script yanditsemo ko yitwa Paul. Ubona gukina witwa Paul bigukwiriye cyangwa hari undi muntu byari kwitwa cyari ari gufata? Shabiramwiriye bitewe n'abantu barebeye iyo filime bambwira ko ari ryanjye bimwiriye. Ese Paul muri filime Intambara ya Babiri ko yitwa Intambara ya Babiri wowe ukinamo uri iki? Ko filime ari Intambara y'abantu babiri ni wowe nande? Muri iyo filime nyinamo ndi umuntu wananiranye nkundana urukundo rwanjye ntabwo baba barwishimiye muri make. Okay, Paul atubwiye ko urukundo rwe abantu baba batarwishimiye ariko muri make dufite filime yitwa Intambara ya Babiri. Ese ni mukino ukundana filime ikaba yitwa Intambara umutirano makofe imigeri ni intambara ishingiye ku kigamije iki? Urebye ubundi ishingiye ku bintu bibiri. Ishingiye ku rukundo, ishingiye ku mitungo bitumvikanwaho n'ababyeyi n'abana. Ikindi ni ku rukundo narwo rutumvikanwaho n'abavandimwe. Okay, ndikumva tubwira ibintu byinshi cyane ariko se nk'umuntu akubajije muri make
kugira ngo filime yitwa intambara ya babiri yimbwire nibura mu minota cyangwa mu masegonda wenda dufata umunota umwe kugira ngo ndi kwihuta cyane n'izi ndege iri kwihuta minota 5 abangeze wenda muri Amerika kandi filime intambara ya babiri narayibonye sinasobanukirwa ni iki wabwira umuntu cyangwa se wasobanurira umuntu uri kwihuta cyane kugira ngo amenye neza filime yitwa intambara ya babiri. Iyo filime intambara ya babiri cyo namubwira cyo nuko irimo inyigisho. Irimo inyigisho, harimo kwikubira iki, harimo urwangano. Kino namubwira cyo namushishikariza kwireba kandi yabona ko harimo inyigisho. Yes, abakunzi ba Miss Kadibi TV ntago basobanukiye neza filime bakunze kureba cyane kandi bakunda cyane. Bayikunda batayizi yitwa intambara ya babiri. Tugushaka kugira mu dusobanurire neza intambara ya babiri. Bisobanuye iki? Kuki filime yitwa intambara ya babiri kandi abantu benshi cyane? Kuki utabona abantu bari bonyine bari kurwana? Bisobanuye iki? Kuba yitwa intambara ya babiri ntabwo bisobanuye kurwana. Yes. Nshobora kuba ari ikintu nje nawe tutumvikanaho. Umwe nawe urundi tubaye babiri. Hari ibintu twaba tutumvikanaho nyine ntabwo bivuze kurwana no kutumvikanaho nabyo byaba intambara. Bivuze ngo rero kuba yitwa intambara ya babiri ntabwo muri babiri ngo murwana ni ibintu mutumvikanaho muri make. Okay, mwakoze kuza hano ku kicaro cya Miss Kadibi TV. Turi kumva neza abantu bakurikiye bari kuduhamagara cyane batubaza ngo na n'ubu ntabwo turumva neza intambara ya babiri bisobanuye iki. Twashaka kugira ngo tuzatumire umuntu wanditse iyo filime azi neza na story yavuye atusobanurire neza icyo intambara ya babiri bivuze. Ariko mbere yuko dusoza dushaka kubaza Mr. Paul na Maria icyo mushobora kubwira abantu badukurikiye kuri filime yanyu mukora cyangwa se n'izindi muzakora. Mutubwire mu ncamake. Ikintu twababwira ni ukureba iyo filime irimo inyigisho, sibyo? Kandi ikindi iri kuri YouTube, wakora subscribe. Biroroshye, ni ukuyireba kuri YouTube ugakurikirana inyigisho zirimo tu. Yes. Nicyo twabasaba. Tumva ari iki. Ntacyo ufite wishiye abantu badukurikiye icyo muteganya gukora mu isi iri imbere? Mu minsi iri imbere urabona ni seri irakomeza, abahishiwe byinshi byiza biracyaza. Okay, Mariana yatubwira. Ni duke ibindi byiza biracyaza. Murakoze. Ngiye filime uko nyibona, uko nyikinamo, ibyiza biri imbere. Ibyo mwabonye ni bikeya. Kuko ibintu biri kuza ni byinshi kandi birigisha kandi birimo inama. Ko ku isi hari ibibazo byinshi, hari abantu batumvikana, ariko bitewe nuko iyi filime ndi kuyibona, uko turi kuyikina, ndizera ko uri kuyireba narambirwe. Kuko iyi filime irigisha, irimo inama zose, ndizera ko byaba ari ibyo ngibyo. Okay, murakoze cyane kwitabira ubutumire mwahawe hano ku byicaro bya Miss Kadibi TV. Murakoze cyane. Okay, Imana ibane namwe. Hasta la vie.